Yeah, welcome to Gentil Official. Urisanga aha ni muri studio ya Gentil Official. Urisanga kabisa. Urisanga icyo nababwira abadukurikiye bari ku mpande zose z'isi. Yewe mugende mukore subscribe, share and comment. Angana bazaniye umutumirwa Evan avuye hano kure, twatanze byinshi kugira ngo tumubone. Mbere yuko tugira icyo tuvuga, urabanza wivuge ubwiye n'abakozi ba Gentil Official. Urakoze cyane. Murakoze cyane kutwakira kuri Gentil Official. Amazina nitwa Rubibi Justin Ndabunguye, ndi Mugunga, umwishwa w'abasinzira. Ncumbitse mu Rwanda ariko mu rugo ni muri Congo. Niho mu rugo, hano turacumbitse. Rero twishimiye kwisanga kuri Gentil Official. Ni umusore uteye imbere, utarashaka, umusore ufite channel nziza imeze neza. Mwirukireho mukande subscribe, share and comment, mumushyigikire, twese dufashanye. Murakoze cyane. Urakoze cyane. Arakantu uvuze ngo turi hano ducumbitse iwacu ni muri Congo. Ako kantu wari ukavuze, ese ni ye confidence ubivuganye kumva ko ducumbitse kandi koko turi impunzi twese, abantu turi hano twese turi impunzi, ariko ukaba uvuze ko iwacu ari muri Congo. Icyo kintu ugitekereje gute? Ni ukuvuga ngo hano ntago hano ari iwacu. Uvuga ngo hano turi impunzi, iwacu ni muri Congo. Iyo kavukire y'abasogokuru, basogokuruza, ababyeyi bacu. Nubwo turi hano twaje guhaha, ntabwo hano ari iwacu. Twaranahunze, turi impunzi hano mu Rwanda, ntabwo ari iwacu. Nubwo tuvuga batwita abanyarwanda, ariko ntabwo turi abanyarwanda. Turi abanyamurenge, ntabwo turi impunzi. Ntabwo turi abanyarwanda. Tuvuze neza iwacu muri Congo. Uzarebe nanje umwambaro usigaye nambara nkumva ndaberewe. Ni umwenda uriho drapo ya Congo. Tubona ikigaragaza ako kantu kabisa. Aka kantu abantu baza bakambara batavuyeyo. Umuntu tukambara tubongere mu bantu bakunda Congo. Ni abantu bakunda Congo, ni abakunzi ba Congo, bifuza kujya muri Congo kuba umunyamurenge, kuzabona ibyiza bya Congo by'umurenge. Rero yewe abantu mwese mukunda Congo, muze mukande subscribe, n'abakunda umunyamurenge, n'abakunda umunyamurenge wese bakandeho. Kandi niba utabakunda ureke abahakunda bazawakanda. Muzukuri umusore ukiri mutoya, ese wumva ko nize ntego muri wowe uramutse ufite ubushobozi bujanye wenda n'ubukungu cyangwa se n'amafaranga, dore ko n'ubundi amafaranga akora byinshi, ashobora guhindura location cyangwa se ahantu hagahinduka hakaba ahandi. Ese mu ntego zawe uba wumva ariko iyo wakorera Congo, uramutse ufite ubushobozi burenze ubwo ufite cyangwa se imbaraga ushobora kuba ufite, ni iki ushobora guhindura Congo muri wowe? Urakoze cyane. Ndamutse mfite ubushobozi cyangwa se nkaba mfite ubukungu, Congo iwacu ikintu nahakorera, ikintu cya mbere nashyira iterambere. Mfite ubushobozi, mfite ubukungu, nabubakira, nkabahindurira. Ntabwo nakubaka mu Rwanda kimwe nuko nakubaka mu Rwanda, ariko mbere na mbere ubanza ukibuka iwanyu aho wavuye. Iyo ujya gukora neza, jya ubanza uhera iwanyu, ukomereze iw'abandi. Abandi ni iw'abandi. Muri iki gihe abantu basigaye bafasha ahandi kuruta mu muryango. Uzibona oya, ibyo wataye umuco. Umuntu akaba agenda agafasha iyo akibagiga iwabo bari kubaho nabi, babayeho nabi, nta munyu ntake, akamirwa amaje gufasha iyo hirya. Yewe aba bantu turabamaganye. Noneho reka nkubwire, icyo kintu cyo
umuhungu w'umunyamurenge cyangwa se umukobwa w'umunyamurenge mbere y'uko uja kumfasha manzi uhera iwanyu none wowe Janti niba mbere y'uko uja gufasha Juste wagize umutima wo gufasha Juste banza uhera iwanyu uvuge ati se kwa Janti hameze hate ese ndi wowe uja kumfasha Juste kwa Janti baburaye mbere y'uko uja gufasha umuntu jya ubanza wibuke iwanyu. Niyo mpamvu rero tugomba kubanza tugafasha Kongo yacu tugafasha umunyamurenge uri iwacu twarangiza tukabona kuza gufasha abari hano turi mu kwiruka tugafasha inshuti zacu zitanababaye tukibagirwa abantu bari iwacu hari abantu hari imfubyi hari abapfakazi babuze umunyu uri kugura amafaranga arenze. Niyo mpamvu rero tugomba kubanza tugafasha iwacu tukabona kuza gufasha abantu ba hano bafite ubushobozi bafite hano barara hari imfubyi ziraho zidafite hano dafite shinge na rugero tugomba kubanza tugafasha iwacu twarangiza gufasha iwacu tukabona gukomeza gufasha abandi bahano. Jari umuntu wantangaje twari kumwe i Kigali yari afite 5,000 aravuga ngo nenge kubitegesha nenge kuja muri gahunda isa nkaho nyine ari gahunda ubona ariko zitaribuze kubona inyungu ngo ayo mafaranga mfite 5,000 nenge gutegesha ngo ngiye kohereza umuntu uri mu Minembwe. Nasigaye mbitekerezaho numva birantunguye aravuga ngo iyi tike nenge gutegesha yozahura abantu benshi yofasha abantu benshi cyane 5,000 igihumbi 10,000 birashobora gutabara ubwoko bw'abanyamurenge bari ruguru. Njewe nagaya n'abandi bazatanga umusanzu muri mituwarite. Neka nkubwize ukuri niba ari ikintu nasobanukiwe ni ikintu cy'umusanzu mbere nari nzi ko umusanzu utagira agaciro ariko nyuma yaho twagiye tugira ibibazo hari abana bagiye baza ngena ndi mu bantu babagwaje ndavyibuka ko ari abantu benshi bagwaje hari muri CHK nibwo nabonye umusanzu kugira imbaraga zo kugira gute zo gutanga nawe utangaga nivovota ariko kugeza ubu ngubu nafashe responsibility yo ko amafaranga yose nta mafaranga abamake cyaba 1,000 byaba 2 byaba 3 byaba 5 amafaranga yose afite agaciro kuko amafaranga bisho yari nabonye afite agaciro. Umunyamurenge wese ikituranga n'ubwoko bwose ujya wumva ngo baradukunda ikituranga n'urukundo n'ugufashanya. Rero tugende duganduke dutanga umusanzu dushigikirane n'abavandimwe bacu bari hari ni kujya kugwana yego si benshi bijya bishobokera ariko ugatanga ubutunzi bwawe kuriya nawe ubugwanye ubugandutseho ugatanga nibyo byiza kuruta uko wabaho udatanga umusanzu ukabaho ngo umutuku twese batubwiye ngo dutahe twotaha ariko umutuku nibwo twotaha ufite umutuku kandi habe nubwo wabura amafaranga ariko ukagenda ukegera ubishinzwe ukamubwira ati yewe nabuze amafaranga uku kwezi sintanga ariko ukundi mbabarire nzatanga inzambona nitugera muri Kongo bazodukubita ibiti barabasikira bahariya bazoza bafata liste wowe watanze umusanzu ja hariya ija mu bandi wowe utarawutanze tuzokubitwa ibiti kandi hari ibiti hari ibibazo z'umuregeja hariya hari inendo hari urusuku hari ikiguhi hari umuzi n'inguzo tuzakubitwa niba nanje nzaza muri abo uzakubitwe kuko nanje ntaho nzaba ntandukaniye nande n'utugara turaha tw'abanyamurenge kandi yewe nje nzabona bazodukubita bazotubaga ntakinya ari ukuntu umuntu yewe ushaka gukorera ubugome bazakubaga ntakinya. ubundi ikintu kibaho mu muco wa kinyamurenge mu gukundirana tugakunda twamara gukunda tukajya gukora ibyiza kuko ukora ibyiza kugira ngo ejo hawe ineza yawe izigukurikiraho. Nubona uno mwana uri gufasha uri hariya mu Minembwe araruta umwana uri gufasha uri hano mu Rwanda araruta umwana uri gufasha uri za Kenya uri he za Uganda kuko umwana uri hariya
uri kuburana akabura umwambaro azavuga ati ese azavuga ati uriya muntu yaramfashije ineza yawe nunagera no mu minembwe niwe muntu uzakuburanira akavuga ati uyu muntu yaramfashije yarangaburiye yaranyambitse yaranyigishije rero tugende dukunda ubwoko dufashanye n'ukangura n'abahungu bari mu kwiruka bakajya gufasha abantu bafite ubushobozi hari abakene bari mu muryango wabo banza ufashe umuryango wanyu numara gufasha umuryango wanyu ukurikize mu muryango w'abandi mu muryango wo ugiye gufasha banza ufashe umuryango wanyu nuvuga ati mwasokuru tumeze neza twakize mu muryango wacu wa Mugunga tuvuga urugero mu muryango wacu wa Mugunga dufitemo abakene dufitemo abakire tubanza ufashe mu muryango wa Mugunga bavuge ati uriya muryango wa Mugunga urakundirana arahuvuye arahugeze ntabwo yasohoka ukaja gufasha abandi ubabera ikiraro ubutunzi bwinshi ubutunzi uriho kugira ngo ufashe wanyu kuba reka nivuge kuba naravutse ngenda tuvuge ngo navutse mu muryango ukize si uruhare rwanje niko wisanze niba waravukiye mu muryango rero w'abakene ntabwo ari uruhare wabigizemo ahubwo niko wisanze niyo mpamvu rero ugomba guhindura ubukene bukaba ubutunzi wanyu ubutunzi bw'umuryango wanyu bushobora kuba buri muri wewe cyangwa se buri mu wundi ariko ugomba guhindura urakoze cyane ese ntabahe bagabo ari abagabo uzi bakunda ubwoko ndetse banawupfiriye ari abawupfiriye ari abagihari wambwira nk'abagabo batatu ushobora kuzi neza bakunda ubwoko baburwaniye bakabuharanira kugeza n'ubu ngubu bakaba bategereje n'umutonyi wa nyuma ni benshi hari abagabo benshi bapfiriye ubwoko benshi inzi n'abandi bagihari n'abari gupfa ni benshi kuko hari abantu bamena amaraso kubera ubwoko bwabo benshi uhereye kuri generale makanika yapfiriye ubwoko azira uko ari umunyamurenge azira ukuri hariho babitwenge yazize ubwoko hariho n'abana benshi hariho abantu benshi bagiye bapfa bazira ubwoko bazira ko ari abanyamurenge hariho ba Kamizobe bazize ubwoko hariho abantu ni benshi navuga ni benshi abagabo njyewe mba mu cyifuzo canje nidusubira ruguru amahoro yabonetse tuzaza tubibuka nk'uko wenda twibuka ba Rwigema Bisa Rwigema bagiye bapfira igihugu muzukuri biriya bintu bizadufasha no kugira ahantu ho gusura izo ntwari zose zaguye ku rugamba ziharanira amahoro ya Kongo njyewe hari ikibazo nibaza ese umunyamurenge yakoze iki ku isi gituma isi yose ireberera ubwicanyi burimo kudukorerwamo bagaceceka kandi bazi ko neza ko turi kwicwa tuzira uko twavutse icyo kintu nkibaza wayi umunyamurenge rero kamubwire umunyamurenge ntacyo yakoze umunyamurenge yazize uko yaremwe nuvuga ngo n'ubwoko ngo babaziza ko ari ubwoko bukunda Imana kandi bushira hamwe bugira urukundo rero umunyamurenge bakabuzizaga kuko ngo bavugana na Perezida Kagame Perezida w'u Rwanda Perezida w'u Rwanda nawe ico namuvugaho ni umuntu uvugana n'Imana ararengana niwe muntu uvugisha ukuri buri muntu wese uvugisha ukuri mu buzima azagwanya niba Perezida w'u Rwanda avuze ati abanyamurenge ni gute mu bica rero kwa kuri kwiwavuga akaba ariko bamuziza kuko yavuze ngo abanyamurenge gute mu bica ukuri kwiwe ukuri kuza guca muziko kigusha ariko ikinyoma kiza guca muziko kigasha rero abanyamurenge impamvu babica ni urukundo bagira ni ubumwe bagira ni ishaka ry'ubwoko bwabo muzukuri barakundana abanyamurenge bagiye bahura n'ibibazo bagiye ari na jenoside yabereye hariya mu Gatumba kugeza n'ubu amahanga taremera ko bishwe tibemera ko
amaraso y'abanyamurenge yamenwa hariya za Gatumba nkibaza mu Gatumba ntabwo cyo mu ijambo bwana munyamakuru Janti nuvuga ngo mu Gatumba hari bamuyomba niho bari bavukana na mama niho bari umugore wa muyomba bamwiciye mu Gatumba niho bamwiciye hakaba n'abana biwe hari umwana wa muyomba mubyara wacu umwana wa muyomba baramurashe bamurashe ukuguru agiramo inkovu mu kuguru bamuziza babaziza ni ukuvuga ngo mu Gatumba ntabwo twahakana jenoside yabaye mu Gatumba hapfuyeyo abantu benshi bazira uko barimo benshi bapfuyemo barimo umugore wa muyomba n'abana na ba muyomba barabawushije ariko n'ubu turashima Imana kuko Imana yabarinze bakarokoka bamwe nubwo hari abapfuye twarababaye ariko jenoside yarabaye mu Gatumba yarabaye kabisa nubwo amahanga ariko ntabwo tuzarekera gukorera Imana y'Umurenge iracakora usibye ko aribo mwagiye amatambi bageze mu Mushasha ndubona nabo bagiye mu matambi bageze mu Mushasha hari umunsi amatamba azabageraho ndavuga urugero Masunzu General Masunzu aragwaye ubwoba baramupimye basanga nta ndwara n'ubwo bafite n'ubwoba bw'iki n'ubwoba bw'amaraso yamenye uzi ko azagenda ngo umubiri ukamubwira ngo amaraso y'abanyamurenge wamenye ndubona abantu bose bagambanira ubwoko bw'abanyamurenge ari abanyamurenge wanagambanira ubwoko utari umunyamurenge ariko nk'umuntu wese ugambanira ubwoko ari umunyamurenge azopfa nta mahoro azapfa ari amaraso y'abari abana ari mu kumeneka hariya azomwijana mu gituro abakobwa abana b'abahungu abapapa bakuru bacu abamama ba mama wacu bakaga ari amaraso azamuza imbere nitugera ku ntebe y'urubanza nukuri ari amaraso azamugarura aya Masunzu agira ubugome nk'ubwa Trump ariko Trump ashobora kuba afite n'umutima mwiza ariko gica Masunzu nagende si ariko umunsi n'umwe tuza abantu benshi bakoreye gukora igisirikare cya Kongo ni nko gukorera ikisi ubusa kibazo bashimaga niko gukorera ntuzi niko gukorera sinzi ikintu bigereranye niko gukorera Tanganyika neza woyifuriramo ikamigutwara woyogeramo ikamikumira neza kandi gukorera igisirikare cyangwa igisirikare niko gukorera Tanganyika n'ubundi uyijyamo utazi koga ikagutwara ariko bimeze kabisa Justin urakoze cyane uramutumirwa mwiza kabisa nari ngutegereje hano muri studio ya Janti Official tugeze ku musozo icyo nababwira mugende mukore subscribe nyamuneka niba wifuza iterambere by'undi muntu tukagira ishari ry'umuntu arimo gukora sibyo pa reka nkubwire niba nkurushije akantu emera niba Justin mvuze ngo Justin nkurusha kuririmba emera ko Justin nkurusha kuririmba niba Janti undushije akabumbu nemere ko Janti undushije nonsense nakazaza tuzagaruka muri studio kabisa urakoze cyane ciao